Yes! Aha! Remy the band boss man which got has the man shot we are the bodies the father bands up to the foundation. Ndagarutse none ariko bana yanjye shambanari mbana nkwe nije musobanuze nyenye wa waste ibintu byose. Bikurikirana neza cyane. Okay, dutangira ku munsi none abagenzi gashoka na episode 11 ku munsi none turatangiye. No sasa mwe mu mazi minsi ibintu mubirebera mu mashyamba ibintu mwumva ari umusobanuzo abwira ngo natwigaga aba yari dutangiriye kwivuriro none Center Muzosi Hospital niyo dutangiriye mama we nana ari ariko mbana bikurikiranye ibyo bintu byose turano dutangiriye twatangiriye kwivuriro tumaze iminsi mu gashyamba kure cyane hasi cyane hasi sasa barakwereka dore navi niyo dutangiranye none umukate twatangiranye navi navi ari ukuntu nawe agenda nk'umuntu utariye nakutarize turatangiye cyakoze ibi bintu rero none ndabona ngiye kubishyira ku rundi rwego none se hashi cyangwa tunabyihorera barakwereka navi none navi yaraje navuko yakaje navi yaje gace byibuke bagenzi ishoka yazaho barayibye bayivanye mu ishyamba kugira ngo hasasa rebe navi yambaye inkweto za pirate mukate ikintu cyagitangaje sasa yaje hano kwa muganga asa mukate ntabwo arapfa iki n'iki narinje kureba umurwayi wanjye yaraje kureba umurwayi we sasa kuza kureba umurwayi we arimo aragenda akira gake yoroherwa buke niki mu mazi bagenzi byibuke Devu bari kumwe Devu yarasigaye Devu yararwaye ameze nabi cyane usigira umucimba muganga asigara barakasha turakomeza tumushyira utera urushinge rw'amazi byihutirwa mujye mubirinda aya basto barakwereka muganga yasigaye yanavuga ati ntari bisha yavungire yabonetse asa ari igenge nibaza ubundi abandi basobanuzi babayeho baranywa muganga akomeza yongeramo amazi twongeramo amazi kazana kanguka bastard ngaho Devu yisubirayo agasubiye ariko anakunda mwagira mujye mukanda subscribe the Focus Media Entertainment nibagezeho kano gafilime kubura ko sibi ibintu mabona we bizanagenda bite bajene mu bashyigikire cyane Devu bakomeza kongera urushinge rw'amazi amagenga sana tazana kanguka bamaye vunga boss nandaraza okay sana no ndamutera no ndatera no ndamutera urw'igikoma nazana kanguka ntabwo azigira kanguka karabaye haya basi twavuye aho ngaho sasa tugaruka ku rundi ruhande tukarabaye abaye iki gaho man mfite gahunda ngiye ikomeye cyane ndimo nashaka axe yagide yashoka baracyayishaka bagenzi byibuke ishoka yavuye mu ishyamba juko akavuye mu ishyamba kano kagabo bakita bitana kamubona karwa seki mimi nataka shoka yangu igiswahili kiri muri iyi filime nacyo tugende barerekera bagenzi aracyashaka ishoka yani njyangwa aracyayikeneye kandi birihutirwa ngaho abasobanuzi se bararya abasobanuzi banyu natwika ubu umuntu yavuga kuri yari yes twagarutse ku rundi ruhande bagenzi barakwereka Mitavariyo ni muganga mwiza Mitavu ariko cyakoze ibintu rero urumva ibintu Mitavara mwandikira nkwandikisha we kuzajya umwe ngiye kuvuga ni aba iki baraje
udakira maze iminsi ngahe meze nk'unywa vungereza amanywa nijoro web designer wa muzose web designer wa muzose Moyize asi bya desense aho turi mu mazi sizi nabimenya noneho This guy have a deal. kuyo mutipa afite deal afandi Have a deal? afite deal deal gane mujinga Niko How are you? none kano kanya ndu na viyaje kwirebera abasirikare Have a deal? yaje kwirebera abasirikare bagenza afite boro yabuze umuntu yiwe Niko deal ufite ne yesha bivuge neza Golden axe? ufite ishoka ya zahabu Sir. afite ishoka ya zahabu bagenza ubyibuka yarayibye niwe wayicyuye ako peti ishoka ikoze muri zahabu urayifite Niko bisubiremo neza My axe. ayo ni yanjye shaye ni yanjye kadogo nibazajye bakubeshya bamubwire rero We find it in the forest. twayibonye mu ishyamba fandi urumva ntabwo ari ya ishyamba se ry'iwanyu sha mwateye I'm the one who picked mujinga do mujinga kanura gutya to you. do It's gonna be worse when you give me the money. iyi shoka irabi yawe ariko nunyishyura bazakubeshya Need the money. nkeneye amafaranga I need money. nkeneye amafaranga fandi It's golden. nkeneye amafaranga kandi boro mfite n'izahabu peti urakina murakina n'izahabu wowe urasetsa How much? ukeneye nkangahe shaka do ko mbona wambaye n'ibintu by'ibikoti utamenya $500 million. Niko $100 million? Yes, sir. Niko Where's axe? tangira kuvuga ati we I'm going to bring for you. Niko ufite nkangahe se Have you been come here with my axe? Not come with you what? wa mujinga wakaba yangaho ishoka wanayizanya pana pana no kuzana amagambo gusa tura bumva cyo navuze karese sha uzikora iki ura control kazi se mbana naje gukora squeeze na Axe. Yes sir. I think it's golden axe, as already you say. nizere neza kandi ko iyo shoka uvuze ari zahabu nkuko twabyumvikanye nugenda ukazana iki n'iki ibyo bintu byanyu byo gutubura sha ibintu mwazanye baziri ne wicara ngo muziki ndawuzi nahanga wanga wowe rasta Golden axe ishoka ya zahabu ahita cerebura nk'abado Yehova wo mu gashyekero yo tuzazinywa tunabaho udutabo bakata ariko rero banza byaranze dore udutabo twarabuze muri iyi minsi hano two mukibona mwebwera aho mutuye udutabo baratubaha barakwereka sasa Dave utangiye gukangukamo gake gake yewe yashoka zabi yakora akantu muri iyi filime zabi iraza gukora akantu muri iyi filime do mukata yakangutse aricyo serumu akuramo tekereza shabu zako zahabu urayizi wowe ibaze n'ijyango yose noneho ya zahabu bari gukinira mu bihumbi by'amadolari asohoka atya atanishyuye ivuriro babagabo n'abemetwe do yasohotse atyo abaragiye ngaho ivuriro atangira kuri kwipa sasa barakwereka navi ku rundi ruhande wari cyashaka abakiriya hirya no hino bakiriye injyangwe ndayigurisha tubyange bikundi injyangwe ndayigurisha boro ndayirya boro arayirya abagenzi kandi mugenzi wari kwa do ari mu ivuriro aracyarwaye bimeze bite katrone I have the axe. yayishoka nayifite rwose boss naribi urumva ikintu cyagisaba gusa nuko mu mibiceri ubundi ibintu byose bigakurikiranwa kandi mbona nkubone ibintu byose byahita bigenda neza rwose naribi cyane 45. Okay, I'm coming right now. sawa none kanze nonaha ndaje nonaha araje nonaha karabaye
Hello, Mr. John. Mr. John bimeze bitera amakuru y'iminsi nakutwara naburanye mwana dore nyine ya boro mani irakenewe kandi birihutirwa cyane. Filime nyarwanda ndi kuzishyira ku rundi rwego cyakoza rigiye nanjye nicara ngaranga mvuga nibi bintu ndi gukora. Ndimo ndabikurikira to. No, I need you to take me somewhere. Ndimo nagira ngo ugire ahantu njana. Okay, you come. Ngwino ugire ahantu njana, ngwino nkwereke kwanza ugire ahantu banza ntwara ngo ufite gahunda. Haya basi yamagaye umushoferi Darius. Yamagaye shoferi Darius. Azagira ahantu mutwara. Na vino noneho byamaze guca mu gasiga yigondera Darius. Gaho barakwereka sasa Dave nawe arimo arasohoka gake gake. Arimo arasohoka gake gake ugenda mu mazi anagwirirana. Noneho Dave we kubera n'urumogi rwinshi agiye anywa. Hari ukuntu vungere zigira gutya zikamugaruka noneho buriya n'ikinya bamuteye n'icyamufashe buriya biriya bintu munywa. Demo byirinda murasetsa. Socrate sha murasetsa. Ariya rero ariko shato do arasohoka ivuriro araricika yatorotse ivuriro nagutse abona umuganga hano wishyuwe tuba tubikurikirana nongirira ibi rwose boss wa mufungo wawe rwose urimo urakora akazi do aracomoka nonanga yasohotse ku kagare yasohotse ku igare gendera ku magare y'imiriro. Do soka ku kagare do abo ko numva bigenda mufungo musinzi nguruka rwose boss kira kitu ni ku murongo. Baganga bo muri iminsi bateye uzi ko umuganga agera gutya akitaba telefone bizi neza ko abantu barwaye banarembye ibintu byateye sha. Amavuriro ngewe nzajya bagahita mpamagara bavuga ni iri vuriro rero munarifunge center muzose bazarifunge hospital. Ivuriro ribana igikondo kwarajegera mu mazi. Na ivuriro ribavura stress tazanyurukana. Bangora nigengesereye rwose databusha. Dave yarasohotse agenda we hagenda we nyamuneka witonde. Do ni gute baranja shaka kwishoka yanjye ya zahabu shoka twakoreye ya zahabu iri shoka ya zahabu wagenze bigiri gukora yaracomotse baranakubeshye genda cyo bagenzi yarerekeye ko yakarinzaho yaragiye aringaho ahita arengaho ahita acaho yinjiye akavumo ako kanya bagenzi bakakwereka role na vanga aracyashaka umukiriya wa boro aracyashaka umukiriya wa boro iki niki abimeze bita umusaza bakate n'abasongo amafaranga tuba twabaye de focus bayabaye gukodesha imodoka boss ibintu ubibonara. Boss nabikurikirana rwose amenye ibyari byo. Ababireba neza kuma bitch daya bas funura kafime bagenzi modoka yatwarejeje aramanuka dore ngabo twarejeje umuntu wese wejeje umwanya nyakariro nikarahitagura ati bore nazajya ntaha bakansosugura bakate ni babi. Ako kanya bagenzi barakwereka Dave yikojeje mu kavumo ngo nawe bamutuvumo tubi itagaruka noneho itagaruka imihanda yikojeje akavumo agaruka imihanda. Yishoka ndayibona byange bikunde shoka ndayibona byange bikunde barakwereka sasa ku rundi ruhande hano hari abasirikare nabo bakeneye ishoka ikenewe n'abantu benshi ni Paul Chakos do sirikare uziko bageze gutya
Do baraje do dore sasa umuyobozi wabo kiongozi hapa namona aje we jinga sana songa man do zagace yitonze bere yininja naleta kiburi wewe unabona kiburi takufikisha wapi niko Understand? we mambo ni magumu hizi siku yagezwa iri fazira bayivugisha cyo gufera I don't know how it's difficult to get this again. ndabizi rwose bishobora kuba byanabagoye kugira ngo uyu mukobwa mumubone byanagoranye cyane. What kind of soldier we are? Gafanda atangira kunenga abasirikare avugira ati mwabakatemwe ibintu nababwiye gukora bumwe kubikorera byaba saba ibyo byababijije cyuya gusa niko trials kobwa yaraduhemukiye yaratugambaniye. Understand? Uranyumva neza rero mama gomba gukorera imbere cyane mwana w'umukobwa mukamubana wana biyo hakuna shida papa koja jagoze vungere someone try to we niba hari umuntu ushaka kugerageza jewe no kumenyera bakamenyera gakeyo nahita nkora ngiye nk'ibyo none uyanga yakoreye yakuza urumva vunira mu mavi cyakoze abasobanuzi banyu mwemera birirwa ubunyobwa buramamona bizagenda bite agenda nicaranye na wahondi gishwe w'imirizo atangiye koga ngo musanga ubuse ngo nderererwa ikingo none akanyobwa nari mfite karamenetse do Fwande kiri kumwana w'umukobwa aramuniga kiramuniga do urebe nawe kiramuniga sha yo happiness mu mazi happiness yaguye mu mazi kivuniriza nawe ndebiri arashaka injyankwe no murara uwo murara bamukatira imyaka 4 barakwereka Dave nawe yaje hangara kubikurikirana mukabari kwa Darius Cosmos niho yaje Cosmos niho bibera kwa Darius niho yaje oya bas go se pro David arinje no mu producer byananiye yamwe yurumogi rwinshi cyane birangira bimunaniye do ako kanya abagenzi barakwereka do bategereje zahabu do try to go out of my love to get basirikare do ngo twese gahunda ntihagira umuntu natumenyera arabihanirwa yewe we muranyumva ga niko muranyumva understand is our priority ishoka yazabirakenewe birihutirwa cyane iyi shoka naho ni muntu bagomba kuzayigura bose wa defocus banza ari ubiri inyuma byange bikunde dore umukobwa do champion my agisi yangiriyesha understand agisi ndayikeneye byihutirwa cyane nirangira kandi niyo umuntu ukora ku ishoka yanjye ndamunika ndamuritura nta mikino nta burake no one allowed to keep something made in God in this country. Nta muntu n'umwe wemewe kuba yabika ikintu kimwe kiri muri zabu muri kino gihugu kiba kigomba kuba ari ikiyange banzuye mukatetwa mu mbuto sesesi kuko mbendu wazabanga rero ukuntu agwera he kwa Darius hasi Cosmos fear niko ufite ubwoba oya nyakuba reka no ngurire byiri kwa Darius rero haya bas go when he come with us naza nishoka mukate mugomba guhita ishoka muyifata mukayibika zabi bigomba kuba ari iyanjye nta muntu n'umwe wemerewe kuyifata ngo ayibike zahabu ni iyanjye njyenyine nta n'undi mukate ugomba kuyimenyera Remy the band number 1 cyakoze umusobanuzi wenyine we wariye
Champion ibyo bintu byose aba yabikurikiranye meze neza cyane nifunze bukwasi abandi basobanuzi babayeho batari ko batazi the focus media entertainment babayeho muto bwo bwo sha murarya I will shoot one by one. Nindamuka mbuze ishoka yanjye ndarasa umwe ku wundi murabyumva ishoka nayikeneye Until I get my golden axe. ntabwo rero ngira ngo munatuze ntarabona ishoka yanjye iryanywe yanjye mbanze nyibone ntarayibona nta kintu kimwe mwaza mumbwira gaho naya basi ishoka irakenewe iryanywe irakenewe byanyabyo ndetse byihutirwa bimeze bite bagenzi haya basi iyi njyanywe ese Navi arayigurisha ndi Keturori bimeze bite iyo minsi komeza kwica amasasa dore Navi yaraho yerekeye Navi yaraho yaje abagenzi arakamodoka ari kugenda mu katwarejeje niki sasa barakwereka abagenzi Deva hari atangira guhamagara uko ahamagara agahamagara reka da nimero y'umukate niri umukate banza ndiye ubanza iryanywa yigiziye kandi twarayanye kuyitigita bimeze bite Katurore Remy the Band Boss Man w'i Kigali we are the money baddest Shatter one only Boss Man weird Shatter one weird Puya come on weird no sasa do Navi bamusezeyeho navuko bakamusezeyeho nagira ngo kano kantu mukitegereze neza do Navi yashana itafunga abagenzi banze njyango agiye kuyigurisha akayigurisha Deva dahari ubanza agiye kumuryo sasa bagashoka bakano kanya barihi ibaze nayo gafilime kiswe gashoka kano kanya bagashoka barihi bimeze bite bagenzi tazacikwa neza kurikirana zamani gusobanura 5 kwa 5 Boss Man w'i Kigali we are the baddest acyagafatamo Remy the Band